neza. Umukire wo muri ako gace witwaga Bowaze abaraje mukama yegosha mukwenge mani mu umugisha. God bless you. Umukire baramujanye ariko Yesu arareba aritegereza aravuga ati nkurikije ukuntu abantu biyandaritse bakigira ukuntu uyu mukobwa wifashe gutya agomba kuzaba uwo mu gisekuru cyanjye. Imana ishimwe. Bowaze bagiyeyo abakubise Rusina ababyaye Yesayi ababyaye Dawidi. Yesu ugiye kwitegereza ni intare yo mu muryango wa Dawidi. Haleluya. Wa mugabo wifata neza abazagukomokaho nitugera mu ijuru bazabibwira mukamasi. Ubu kaganda gasasa umushumbu yabaye itorero rya Yerusalemu abazagukomokaho tuzabiganira tugeze mu gihugu cyo mu ijuru kuko ntabwo niyandaritse we kandi ndakomeje narabirindutse nakanuye maso ngira mugenzi ngo nanjye ndabirindutse mubwira ngo nanjye ugiye gukomera mu mwami. Haleluya. Uzi gukomera mu mwami. Hari igihe abahungu bajya bagera hariya bajya kubona ukabona bari bameze ukuntu akavuga ngo uriya akora muri presidence mu biro bya Museveni. Nanjye rero hari igihe cyatambuka kabyiyumvamo uriya umukozi w'Imana kabyiyumvamo. Haleluya. Bafata Bibiliya yanjye agera ahantu bapiriwe kabyiyumvamo hajya kuri ba Chayimani n'aba LC2 n'aba LC3 kuko n'umukozi w'Imana isumba byose kategenda hari nahagera ngahita nkubitana n'abadiyakoni nk'aba ngabo umukozi w'Imana bakagenda bakavuga bati caramba. Yego. Kuri umukozi w'Imana ugize gute? Wagera hano muri Nyamugisha uri umugabo ukicara ukitegereza wareba kuri iki gihande ugasanga nta mugore urasambana nawe ukavuga wahindura hano ugasanga nta mukobwa ngo yafashe ku mabere. Wareba hano ugasanga wareba hano ugasanga kamuca wayigereka uyu nguyu wayasezereye muri 81 ibishara bishariye wabigeraho utuzi Imana tatwose. Nifurije gukomera mu mwaka. Mana turakurashe zina ryawe nirihimbazwe magambo yawe araturyoheye twumvise ijambo ryawe nitubwire gukomera muri wowe dusanze ari byiza cyane. Abagabo bifuje gukomera muri wowe abadamu bifuje gukomera muri wowe abasore n'abakobwa abakecuru n'abasaza bashatse gukomera muri wowe kugira ngo mu gihe gikwiriye uzabavugeho ubagire neza. Uko niko twifuje twese uko turi ahangaha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. None